Inyigisho yo ku cyumweru cya 14 gisanzwe umwaka wa liturujia A. Bavandimwe, amasomo matagatifu by'iwacu Kiliziya yatugeneye ku cyumweru turasanga aho kurikira. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya umutwe wa 9 mu rwa 9 kugera ku wa 10. Naho Zaburi idufasha kuzirikana isomo rya mbere ni Zaburi 145. Isomo rya kabiri turisanga mu Ibaruwa Mutagatifu Pawulo n'umwandikiye Abanyaroma umutwe wa 8 umurongo wa 9 n'umurongo wa 11 kugera ku wa 13. Naho Ivanjili ni uko yanditswe na Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 25 kugera ku wa 30. Muri aya masomo ya none harimo ingingo nyinshi twazirikanaho, ariko n'icyo tuzirikane kuri izi ngingo 3 z'ingenzi. Yezu niwe mukiza w'abantu wari warahanuwe. Ingingo ya kabiri, umukiro Yezu yatuzaniye ubuntu n'abaciye bugufi. Ingingo ya gatatu, uwemeye umukiro wa Kristo agomba kwemera kugengwa na Roho we. Ingingo ya mbere, Yezu niwe mukiza w'abantu wari warahanuwe. Nk'uko isomo rya mbere ribivuga, umuhanuzi Zakariya arasubiza amizero umuryango w'Imana wari wihebye kubera amagorwa akabije kandi anyuranye uwo muryango wahuye nayo bitewe no kunangira imitima kwabo, bakajyanwa bunyago, bagatsindwa n'abanyamahanga, bagora n'ibizazane binyuranye, bakagira aho bibwira ko Uhoraho yabazimutswe yabataye burundu. Zakariya arabahishura yuko bakwiye kumenya ko Imana ikibatekereza, ko yabakunze urukundo ruhoraho. Akagira ati, ishimwe mwari w'i Siyoni, dore umwami wawe aragusanze, ni intungane, ni umutsinzi, aroroshya, yicaye ku cyana cy'indogobe kikiri gitoya. Ayo magambo arasubiza icyizere umuryango w'Imana. Nubwo bahuye n'ingorane zinyuranye, Imana iracyabatekereza. Arabahishurira mu nshamamarenga umukiza Imana izohereza nta wundi ni Yezu Kristo umwana w'Imana nzima. Imana irizi ubwayo mu bwiyoroshye ije kubarwanirira. Gusa uwo mwami ntazifashisha intwaro basanzwe bifashisha, kuko ubwami bwe atari ubwo kuri iyi si. Aje gutangiza ingoma y'amahoro itamena amaraso, ingoma itivuna umwanzi ahubwo isaba gukunda abanzi. Aje kubaka ingoma idashingira icyizere ku mbaraga z'ingabo n'ibirwanisho umwami usanzwe agira, ahubwo ingoma yubakiye ku rukundo n'impuhwe by'Imana. Umuryango w'Imana wabwiwe amagambo abaha icyizere, ariko siko bose biyumvishaga iyo mvugo. Umukiza wumvaga uzaza kuri bo yagombye kuba umuntu ubagobotora amaboko y'abanyamahanga, umuntu w'indwanyi uzarwanya abanzi babo. Yagombye kuba indwanyi idatsindwa ku rugamba. Batekerezaga uwaza akabaha kwigarurira amahanga menshi. Nyamara umuhanuzi Zakariya uvuga ko ari umwami woroshya, utazakenera amagare y'intambara, ibirwanisho n'ingabo. Yezu aje kubereka ko umwanzi wa nyawe barwana nawe ari Sekibi. Abazaniye intwaro za Roho, abazaniye inkuru nziza y'umukiro w'iteka. Koko rero ubwo buhanuzi bwarasohoye, nuko jambo rigira umuntu abana n'abantu. Bavandimwe, Yezu yigize umuntu abana natwe kugira ngo atwereke urukundo rwe. Yikonojemo ikuzo maze yigira umuntu, asa natwe uretse ku cyaha. Namariye kwigira umuntu, yicishe bugufi kurushaho. Umukiro yazanye si uwa Isiraheli gusa, ahubwo ugenewe isi yose. Ibyo bikaba bivuguruza imyumvire yabibwira ko Kiliziya yarwanyije umuco gakondo w'iyobokamana. Mu kuza kwe, Yezu ntiyiringanije n'abakomeye b'icyo gihe, cyangwa ngo abeho nk'ikimanuka cyangwa nk'abamarayika. Yabayeho misusire ya muntu uko yakabaye. Yigize mutoya mu bantu, yabyawe n'umuntu, arerwa n'umuntu, ababara nk'abantu, kugera n'aho apfurwa agashinyaguro nyuma yo kwambikwa ubusa ku musaraba. Yemera kurenganywa n'abantu. Gusa muri we yari atwaye ibanga benshi batabashaga kuvumbura, uko iryo banga yarigendanaga ku buryo buzimije, ku buryo ubumenyi n'ubushakashatsi bya kamere muntu bitashobora kurivumbura. Iryo banga rishobora kumenywa gusa n'abaciye bugufi. Ukuza kwa jambo nk'umukiza byabereye benshi b'amahanga, cyane cyane abita abahanga n'abanyabwenge. Ingingo ya kabiri, umukiro Yezu yatuzaniye ubonwa n'abaciye bugufi. Dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga,
ukabishyurira abaciye bugufi. Ayo ni amagambo atangira ivanjiri yo kuri iki cyumweru. Aya magambo Yezu yavuze nyuma y'uko atangiye ubutumwa bwe bwo kumenyekanisha ingoma ye mu bantu, ariko akora ibitangaza ngo abantu bamenye rya banga rihishe muri we. Ariko benshi ntibyababujije kunangira no gutsimbara ku muco n'imyumvire byabo bikocamye. Hari umugani w'ikinyarwanda ugira utakegere ntigakiza. Yezu uwo utwaye ibanga ry'umukiro bamwibeshyaho, bibwira ko bamuzi, bazi amavuko ye. Ni umuhungu wa Yosefu w'umubaji ndetse na Mariya. Umuryango we wari woroheje ku buryo inyigisho atanga n'ibitangaza akora bitagira icyo bibabwira cyabakiza. Yezu rero azi ibanga atwaye, azi ukuntu umuntu akeneye gukizwa nawe ku buryo bwihutirwa. Arabona neza ubutindahare bwa muntu, ariko agatangazwa no kunangira umutima bya bamwe. Nyuma yo kubona imigirire y'abantu idakingukira kumwakira no kumwemera nk'umukiza, niko kuvuga ariya magambo ati, dawe ndagushimira ko ibyo wabihishe abahanga n'abanyabwenge ukabishyurira abaciye bugufi. Ni nk'aho yababwiye ko niba batemeye guca bugufi ngo bakire inkuru nziza n'umukiro yabazaniye, bari kwikurura umuvumo w'iteka mu rusobe rw'ingorane zidashira. Iyaba isi yamenyaga icyo ayihesha umukiro. Muri iki gihe umuntu arahangana n'ibigeragezo binyuranye byagakwiriye kumufasha gufunguka mu bwenge, akabona ko akeneye Yezu Kristo ngo amurengere. Kumva Yezu Kristo ntibishoboka igihe umuntu yuzuye nk'igi, igihe umutima wa muntu wuzuye ubukungu bw'isi, igihe umutima we wuzuye ubugome, igihe umutima we wuzuye uburiganya n'ikinyoma, igihe umuntu yuzuye ibyaha adashaka kureka, igihe akivanga amasaka n'amasakaramentu. Ibyo umuntu yakwirukaho byose ntacyo byamumarira iyo atemeye ngo Yezu amukize. Umuririmbyi wa Zaburi yabivuze neza agira ati, niba Uhoraho atari we wubaka inzu, abubatsi baragokera ubusa. Niba Uhoraho atari we urinze umujyi, abazamu bararuhira ubusa. Ibyishimo byose wagira utari kumwe na Yezu, utarunda hamwe na Yezu, byaba ari ubusa. Abatazi ibanga ryo kubana na Yezu bicwa no kutabimenya. Ese ni ibiki Imana yahishe abahanga n'abanyabwenge? Tuzi neza imyitwarire y'uyita umuhanga n'umunyabwenge. Reka mvuge kuri imwe muri yo. Icyo ari cyo cyose ubwenge bwe butabasha kumva si cyo ntikibaho. Ikindi ni ukwiringira ikoranabuhanga na siyansi, akumva ko bizamuha ibisubizo by'ibibazo byose yagira. Gushyira amizero mu mbaraga afite, zaba iz'ubwirinzi, iz'ubukungu bw'ibintu atunze, icyubahiro abantu bamuha, by'akarusho agasuzugura abakene, abaciye bugufi. Uwigira umunyabwenge rero iby'Imana biramusoba, kuko abura ukwemera mu byo Imana ikora. Ntiyemera ko ari umukene ukwiye gutabarwa n'ubuvunyi bw'Imana. Ku bwe ntacyo akeneye ku Mana. Kubera iyo mpamvu gusenga si ngombwa. Mu by'ukuri yifungira guhishurirwa amabanga y'ingoma y'ijuru mbere y'uko abifungirwa n'Imana. Imana ntiyanga abanyabwenge cyangwa ko tumenya ubwenge, ahubwo yanga ubwirasi no kunangira umutima by'umunyabwenge ku ngabire zayo. Imana yanga ihinyu umunyabwenge yigiramo ryo gupinga intumwa z'Imana, amasakaramentu n'ibindi bikorwa by'ubuyoboke. Yibwira ko kwibuka Imana atari ngombwa kugira ngo abeho neza. Naho rero abaciye bugufi bahishurirwa amabanga anyuranye, bakayubakiraho imibereho yabo hano ku isi, kandi bakabaho banyuzwe. Dore bimwe mu byo abaciye bugufi babasha guhishurirwa. Icya mbere ni ukumenya ko umuntu ari ubusa, ndetse ubusa busa. Iyo uroye imibereho ya muntu utihenze, usanga muntu ari umutindi. Ni ukuvuga nta kintu na kimwe muntu agira. Ibyo atunze byose abikesha Imana. Ibyo atunze byose yabisanze ku isi. Uko tugenda tuhatinda, abantu bakagenda babyitirira, bakagenda babyita ibyabo. Cyakoze urupfu ruduhishurira neza ko ibyo dufite byose ari intizanyo.
umuntu rero akaba yabasha kubona ko abeshweho n'Imana kandi ko nta gishoboka kuri we atagizwe n'Imana, adatunzwe n'Imana. Icya kabiri ni ukumenya ko umukiro w'isi ari ubusa uwugereranyije n'umukiro Imana iteganyiriza. Ibyo ntibivuze ko umuntu adaharanira kugira ubuzima buzira umuze hano ku isi, ariko akibuka ko ugushaka kw'Imana gufite umwanya w'ibanze. Ibintu ntibibyige Yezu cyangwa ngo bimwirukane mu buzima bwe. Icya gatatu, kumenya ko guhirwa mbere na mbere ari ukwemera Yezu, ukamwubakiraho imishinga yawe yose, ukamenya ko ibimwubatseho bizamuka bisobekeranye neza. Icya kane, kumenya ko uri umukene w'Imana, ukemera guca bugufi, ugahina akagongo imbere y'Uhoraho kugira ngo ukungahazwe na Kristu wigize umukene kugira ngo adukungaharishe ubukire bwe. Umuntu akeneye Imana niyo yaba atunze ibya mirenge ku ntenyo. Icya gatanu, kumenya ko umukiro w'Imana utangwa biciye mu nzira muntu ubwe atabasha kumva no guheraheza mu bwenge bwe. Icya gatandatu, kumenya ko Yezu ari we tuboneramo iruhuko nyaryo, ni we tugomba gutura ingorane n'inzitizi zose duhura nazo mu kumukurikira. Aho kwiyahuza ibiyobyabwenge n'ingeso mbi, ni we turonkeramo imbaraga zo gutsinda sekibi n'isi dushuka kandi ikaturemerera. Uri kumwe koko na Yezu ntaremererwa, araremerwa. Icya karindwi, kumenya ko umutekano wuzuye tuwuhabwa na Yezu. Amahoro Yezu atanga aruta kure ay'isi tubeshyabeshya cyangwa se itubeshyeshya. Icyampa ngo Nyagasani ahishure buri wese iri banga. Icya munani, kumenya ko kubaho neza bidakomoka ku bwikanyize mu kwirata no gutsikamira abandi, ahubwo umutima wiyoroshya witangira abandi kandi wicisha bugufi. Ingingo ya gatatu, uwemeye Kristu, uwamwakiriye agomba kwemera kugengwa na Roho we. Kubw'umubiri n'amaraso, guhitamo kuba uwa Yezu ntibyamara kabiri. Kugira ngo tube abigishwa ba Yezu ku buryo buhuje no gushaka kwe, ni uko twemera kuyoborwa na Roho we. Muri uwo Roho niho duserurirwa amabanga y'ingoma y'ijuru. Mu ibaruwa ye yandikiye Abanyaroma, Pawulo intumwa avuga ko umuntu udafite Roho wa Kristu watari uwe. Ese kugira Roho wa Kristu bivuze iki? Ni ukuba warabatijwe gusa? Kuba warakomejwe gusa se? Kuba usengera mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu se? Bavandimwe, nibyo koko mu isakamento ry'abatisimu n'ugukomezwa twahawe Roho Mutagatifu cyangwa Roho wa Yesu. Kuba ari mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu wongeyeho no gusenderezwa uwo Roho Mutagatifu n'ingabire ze. Ariko twibuke ko ibyo bidahagije, kuko no kuzimya Roho Mutagatifu twahawe nabyo bibaho. Hari abazimya Roho Mutagatifu, ni ukuvuga ntibere imbuto z'uwo Roho nyine z'ingabire bahawe, z'ubuzima bw'Imana bahawe, hanyuma bakazipfukirana bakaba uko bishakiye, bakaba uko biboneye. Buri wese rero niyisuzume arebe niba imibereho ye igengwa na Roho w'Imana. Niba tugengwa n'umubiri, nta kabuza tuzapfa. Uru rupfu Pawulo avuga mu isomo rya kabiri ryo ku cyumweru si urupfu rusanzwe rwo kurangiza ubuzima bwacu hano ku isi, ni urupfu rwo kubura ubugingo bw'iteka. Mu by'ukuri ni urupfu rw'iteka. Naho uwemera kugengwa na Roho agira umutima nk'uwa Yezu, umutima ugwa neza kandi ukoroshya, nk'uko bivugwa mu ivanjiri ya none. By'akarusho akaronka ubugingo bw'iteka. Dusabe Nyagasani adukomeze mu rugamba rwo kwemera, twese tubarirwe mu bemera kwakira ibanga ry'umukiro Kristo Yezu yatuzaniye kandi bamureberaho. Bityo twemerere Roho we atuyobore, atumurikire, adushoboze gutsinda isi, atubungabungire iryo banga twahishuriwe muri Yezu Kristo, kandi adutere inyota yo guhora iteka turangamiye iby'ijuru, tuzirikana ko nitubigerageza tuzamererwa neza mu mitima yacu. Amina.